Shalom kandi karibu kuri wowe uri kutwumva uje hano kuri iki gicaniro cyitwa Senga Ubohoke. Imana iguhe umugisha, cyane cyane wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora waba uje ari bwa mbere, tuguhaye ikaze. Karibu ugende uze gusoza duha subscribe kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku wundi wumva ijambo ry'Imana. Ikindi bizajya bigufasha igihe cyose dushyizeho ikiganiro guhita ubona ko tugishyizeho. Iyo wakanze subscribe ugakanda na notification uhita ubona igihe cyose dushyizeho ikiganiro. Ubundi kandi wamara gukanda iyo subscribe iyi channel ihita ijya muri telefone yawe. Igihe cyose ukeneye kuyijyaho ugiye kumva ijambo ry'Imana cyangwa hari ibintu wibagiwe ushaka kwiyibutsa muri bimwe Umwuka Wera yatunyujijemo twigisha, ugahita ujyaho ukabibona mu buryo bworoshye. Imana rero iguhe umugisha. Tuje kuganira ku nzozi zikumenyesha, inzozi zikumenyesha ko imibereho yawe irwanwa n'ibicaniro byo mu muryango. Inzozi zikumenyesha ko ibibazo urimo uracamo, intambara uhagazemo, ibitero urimo urahura nabyo by'ubuzima n'imibereho, intambara urimo urarwana, ni ukuvuga ngo izo nzozi zikaba zikumenyesha ko aho ibyo bitero bikomoka, ko bituruka ku bicaniro by'abadayimoni cyangwa se by'imbaraga z'umwijima. Inzozi zikumenyesha ko ibyo ucamo, ibyo unyuramo bituruka ku bicaniro by'umwanzi. N'izo nzozi tugiye kuvuga. Imana iguhe umugisha. Reka tubanze dusenge. Uwiteka, Imana isumba byose, Imana ishobora byose, wowe uhishura ibihishwe ducamo, tunyuramo, ibizatubaho, ibitubaho, mu izina rya Yesu wapfuye akazuka, n'ibyatubayeho kera, uri Imana ibihishura. Kuko rero ari wowe uhishura ibiyo ducamo n'ibyo tunyuramo. Dusabye Umwuka wawe Wera kugira ngo amanukire akanwa kanjye, amanukire umutima n'ubwenge, mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Mwuka Wera karibu, Mwuka Wera karibu, Mwuka Wera karibu, karibu ku bwonko bwanjye, karibu ku mutima wanjye, karibu mu matwi yanjye. Mwuka Wera karibu mu matwi urimo uje hano kuri Senga Ubohoke, uje kumva icyo Imana ivugana nawe. Karibu mu mutima w'umuntu wese uje hano hantu, mu izina rya Yesu. Mwuka Wera tuguhaye karibu muri uyu mwanya kugira ngo utukoreshe kandi usobanurire benshi baje hano kuri iki gicaniro. Ntihagire n'umwe uva kuri iki gicaniro Mwami udasoje icyo washakaga kumumenyesha, biciye mu gusobanukirwa inzozi zimumenyesha yuko ubuzima bwe buri ku bicaniro. Mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose dusabye twizeye. Amen, amen, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana kwanza muri Luka igice cya 12 n'umurongo waho wa 34. Muri Luka igice cya 12 n'umurongo waho wa 34 handitse ngo, kuko aho ubutunzi bwanyu buri ariho n'imitima yanyu izaba. Ngo kuko aho ubutunzi bwanyu buri ariho n'imitima yanyu izaba. Tuje rero gusobanura inzozi zikumenyesha yuko ubuzima bwawe buzirikiwe cyangwa se buboshywe n'ibicaniro byo mu muryango. Nizo nzozi tugiye gusobanura. Rero ijambo ritangiye ritubwira ngo ubutunzi bw'umuntu aho buri niho n'umutima yanyu izaba. Iyo tuvuga umutima ni kimwe mu bice bikoze ubugingo bw'umuntu. Noneho iyo umuntu aryamye asinziriye, ntabwo umubiri usinzira, nta nubwo igice cy'ubugingo gisinzira. Hasinzira umubiri, ntabwo ubugingo bujya businzira.
ntabwo umwuka cyangwa se bivuge ngo umwuka n'ubugingo byo mu muntu ntibisinzira. Hasinzira iki? Hasinzira umubiri. Kandi umuntu si umubiri, ahubwo umuntu ni umwuka w'ubugingo. Iyo uryamye rero ukaba uruhutse, haba haruhutse umubiri wawe, uwo umubiri ubora, kandi we nturi umubiri. Umubiri ugereranywa nk'inzu utuyemo wowe nyirizina utwumva. Noneho ubugingo bwawe n'umwuka wawe Imana yabicometsemo cyangwa yabishyizemo amaso. Amaso, Imana yaremye amaso ane mu mwana w'umuntu. Irema amaso y'inyuma ariyo y'umubiri, areba ibiboneka, ibigaragara. Ikintu cyose gifatika kigaragara, amaso y'umubiri arakibona. Ariko yari izi yuko hari n'isi y'umwuka. Isi y'umwuka aho imyuka ibasha kujyanwa cyangwa se aho ishobora kuba. Ifata rero umuntu w'imbere imuteramwo amaso ari bwo bugingo cyangwa se ari wo mwuka, ibicomekamwo amaso, ibiterekamwo amaso. Iyo rero turota mu mwuka, ni ukuvuga ngo imibiri yacu bishyizwe isinziriye, ariko ubugingo bukareba bukabona. Kurota ni ukubonesha amaso y'ubugingo cyangwa amaso y'umwuka mu isi y'umwuka. Kubonesha amaso y'umwuka mu isi y'umwuka. Igihe ushyizweyo usinziriye, amaso yawe aba afatanye, aba ahumirije. Ariko uko amaso yawe afunzwe y'inyuma, kusenga cyane kandi wegera Imana, cyangwa se ku muntu Imana yagiriye ubuntu bwo kugira ngo we w'imbere adahuma, amaso yewe arushaho gufunguka. Iyo rero urota uri kubona ibintu uryamye usinziriye, ni ubugingo bwawe, ni umwuka wawe uba urabona mu isi y'umwuka cyangwa se mu isi y'ubugingo. Noneho rero inzozi ziri mu byiciro bitatu by'ingenzi. Hari inzozi ushobora kurota ari inzozi zihuye n'ibyo wiriwemo, arizo twita inzozi z'imiruho. Ibyo wiriwemo, wiriwe ureba filimi runaka, wiriwe uganira n'umuntu ibiganiro bitandukanye, noneho bya bindi bikaba ari byo bikugarukira neza 100%. Ibyo rero tubyita inzozi z'imiruho. Ibyo ntabwo tuzitaho, nta nicyo zimaze, izo ntabwo tuzitindaho, ntacyo zimaze, ntabwo tuzitakazaho igihe cyacu. Inzozi dusabwa kutirengagiza, inzozi dusabwa kudatesha agaciro, ni izi nzozi z'ibyiciro bibiri. Hari inzozi zituruka ku Mana, aho Imana iba irimo irashaka kukwigisha, irimo irashaka kuguhishurira ibihishwe, irimo irashaka kukwereka ibiri imbere, ibizabaho cyangwa se bizakurikiraho. Imana ikagusura mu nzozi, ije kukuganiriza, ije kukwereka ibiriho, ibizakubaho n'iby'igihe gikurikira. Hakaba izindi nzozi zishobora guturuka kuri Satani, izo twita ko ari ibitero bya Satani. Abagabye, aba yatatse umwana w'umuntu igihe ashyizweyo, igihe asinziriye, akamugabaho ibitero. Zikaba ari inzozi rero za Satani zishamikiye ku bitero. Ukaba watatswe utabizi mu isi y'umwuka, ukatakwa, watatswe uje kugirirwa nabi, watatswe uje kurogwa, watatswe uje gutezwa indwara, ubukene, gisuzuguriro, guterwamo za kamere, guterwamo imico mibi. Watatswe ari mu buryo bwo kwanduza, kuguteramo ibyaha, kuguteramo indwara, kuguteramo inyatsi, kuguteramo ubutindi n'ubukene n'ibindi. Inzozi noneho sasa ugasanga ni inzozi watakiwemo, watatswemo na Satani, aciye muri babakozi be twababwiye bagera mu byiciro 4. Twavuze abakozi ba Satani ko babarizwa mu byiciro 4. Hari abo twita abapfumu, abarozi, abacunnyi n'abashitsi. Biterwa rero nuko bagenda bazamuka mu ntera. Noneho sasa ukatakwa muri ubwo buryo, watatswe n'abo bakozi ba Satani. Noneho abakozi ba Satani bakaba bakwataka roho zabo cyangwa imyuka yabo, kuko Satani akoresha icyitwa umwana w'umuntu.
nk'uko Imana ikenera umuntu kugira ngo ikore, niko Satani nawe akenera umuntu. Kandi Imana ikeneye umuntu ntabwo cyane cyane yego n'umubiri irawukenera ikawukoresha, ariko ikoresha cyane ubugingo bw'umuntu n'umwuka w'umuntu. Na Satani rero akoresha ubugingo bw'umuntu n'umwuka w'umuntu, ariko biri mu mubiri. Ubwo rero tugiye gusobanura ku nzozi zikwereka ko ubuzima bwawe, imibereho yawe mu isi y'umwuka ibohewe ku bicaniro by'abadayimoni. Inzozi za mbere rero turavuga ku nzozi zigera nko muri 3 cyangwa 4 zikwereka ko, zikumenyesha ko ubuzima bwawe, imibereho yawe, aho iki gihe cyawe cya none, ibibazo urimo uracamo, ejo hawe habohewe ku bicaniro by'abadayimoni. Ubu rero Imana yemera kugira ngo izo nzozi uzibone, uhite udesida, ugire icyo ukora kugira ngo wibohore, wikura kuri ibyo bicaniro by'abadayimoni, wikura kuri ibyo bicaniro wibona nyine bikuziritse, biguhambiriye. Inzozi za mbere rero ni ukurota uri mu giturage cy'iwanyu, ukaba uri mu mujyi ariko ukisanga uri mu giturage cy'iwanyu. Rimwe na rimwe ukaba uri no mu nzu z'iwanyu za kera, inzu ya kera, iyo iso basenye cyangwa ababyeyi bawe basenye itanakihabarizwa, ariko ukayibonamo, cyangwa se ukibona no muri iyo ngiyo isanzwe nshyashya, uri naha mu mujyi ariko ukibona uri muri iyo nzu yiryamyemo, cyangwa se uri muraganira n'abavandimwe muri iyo nzu. Cyangwa se inzozi zawe ukaba uri muri Amerika, uri muri Aziya, uri i Burayi, ariko ukahora wibona igihe cyose uri mu gihugu cy'iwanyu, mu cyaro cyaho wavuye. Izo ni inzozi za mbere. Inzozi za kabiri nanone ukaba warota uri mu nzu wimutsemo kera, ahantu wavuye, inzu wimutsemo kera utakibamo, ariko ukazajya wibona iyo nzu kandi uyirimo. Izo ni inzozi za kabiri. Inzozi za gatatu ukazajya wibona uri muri primaire, ku kigo cya primaire cyo wizeho kera, ukabona nicyo nanone urimo, kandi icyo kigo cya primaire wizeho urimo ukakibonaho cyane. Izo nzozi zikagenda zigaruka. Icya kabiri, kandi izo nzozi nubwo wibona uri muri primaire, ukaba uri umuntu mukuru, warize ukiga segonderi, ukiga universite, ukaba warashoje ayo mashuri yose, ariko ukazajya wibona uri muri primaire, muri cya cyaro cyangwa se kuri cya kigo cyo wizeho kera. Izo nzozi zose zifite icyo zikwereka mu isi y'umwuka, zifite icyo zikwereka mu isi y'umwuka. Ni ukuvuga ngo icyo zikwereka ni iki rero? Ni ukuvuga ngo urabizi yuko ubundi mu cyaro ni ahantu ubona haba hari kure y'iterambere ugereranyije. Iterambere ryo mu mujyi riba ritandukanye n'iryo mu cyaro, kandi mu cyaro abahatuye bahura n'amasitarago menshi kuruta cyane abo mu mujyi. N'abo mu mujyi amafaranga bashobora kubona, amahirwe baba bafite yo kubona amafaranga biboroheye, siyo mahirwe abo mu cyaro baba bafite. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyose ubona inzozi zawe zikwereka, zikujyana muri icyo cyaro, ni ukuvuga ngo hari imbaraga, hari ibicaniro bigushika, biguhamagara, bikuziritse, bidashaka ko utera imbere, bidashaka ko uzamuka, bidashaka ko imibereho yawe izamuka ikajya mu rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga ngo hari imbaraga, hari ibicaniro bigukurura bishaka kukujyana mu bukene, cyangwa bigufunga bishaka kugira ngo uhere mu bukene no mu bucakara bwa Satani. Ni ukuvuga ngo icyo ni icya mbere. Cya kabiri, hari ibyo bicaniro biba bishobora kutagushika bikujyana mu bukene, ariko ari ibicaniro bigira ngo ukorere za mana
z'abakurambere bagiye bakorera. Usubire mu buzima bwo guterekera, ube mu buzima bwo kuraguza, ube mu buzima yani bwa bundi bwo gusenga ibigirwamana, ube mu buzima usubire hasi no mu byo kumenya Imana, usubire hasi no mu buryo bwo gusenga, amavuta yo gusenga kuveho, ubushake bwo kwegera Imana bukuvemo, ugende ugwe usubire mu gipagani. Hari ibicaniro, nuvuga ngo rero sasa hari ibicaniro biba birimo birakora ku kazi, ibicaniro birimo biragushika ngo usubire mu bupagani, usubire muri za ngeso mbi, wongere usubire inyuma, ube wa hasi cyane. Nuvuga ngo mu isi y'umwuka rero haba hari ibyo bicaniro twagereranya nk'urufatiro umuryango uba imiryango y'ukomokamo iba yubakiyeho. Noneho sasa ni akaga cyane igihe cyose warose inzozi nk'izo ngizo. Nuvuga ngo ikindi bigaragaza, nuvuga ngo kuri ibyo bicaniro haba hari imivumo y'abadayimoni irimo iragushakisha, kuko ku ibicaniro by'abadayimoni biturukaho imivumo. Biturukaho imivumo. Haba hari imivumo urimo uroherwa iva kuri ibyo bicaniro byo mu byaro, irimo iragusunikirwa, irimo iragutongerwa. Nuvuga ngo rero sasa ikiba gihari, haba hakenewe amasengesho yo cyambere kwanza ubaye utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, haba hakenewe kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe ugakizwa. Icya kabiri ukihana ibyaha n'ibicumuro. Icya gatatu ugafata ubuzima bwo kwiriza ubusa no gusenga witandukanya n'ibyo bicaniro. Ikindi gikurikiyeho biba bikugaragaza ko hari amasezerano washyizwemo asaba ubuzima bwawe, asaba imibereho yawe. Ayo masezerano akaba adashaka kugira ngo ni amasezerano mabi, ni amasezerano ya Satani, ni amasezerano y'imbaraga z'umwijima uba warinjijwemo, cyane cyane iyo izi nzozi zigenda zigaruka cyane mu buzima bwawe, ukabona izo nzozi zigenda zigaruka mu buzima bwawe kenshi, ukibona uri mu cyaro cy'iwanyu, uri ku kigo wizeho cya primaire kandi warangije kaminuza, cyangwa se wiga muri kaminuza, cyangwa hacaye imyaka myinshi urangije amashuri, hacaye imyaka myinshi uvuye mu cyaro cy'iwanyu, ariko ukisanga urakibonamo cyane. Nuvuga ngo hari imbaraga z'ibicaniro muri ibyo byaro. Iyo ari iwanyu mu rugo, nuvuga ngo iryo gicaniro kiri iwanyu mu rugo, hari igicaniro kiri iwanyu mu rugo. Nuvuga ngo rero kigushika, kigukurura cy'imbaraga z'umwanzi. Yego birashoboka bene ababyeyi bawe bakaba barakijijwe wenda basenga, ariko mbere yaho barabanje kubaka ibicaniro bya Satani muri iyo nzu. Ntibigeze babisambura, ntibigeze babisenya. Twababwiye ko igicaniro ari ahantu hose hakorerwa ibikorwa by'umwuka. Nuvuga ngo ahantu hose hakorewe ibikorwa by'umwuka, mu isi y'umwuka hahinduka igicaniro, imbaraga z'abadayimoni zikahadomina, imbaraga za Satani zikahigarurira ako gace, kagasa nk'aho ari agace ka Satani kihariye. Noneho sasa ni ukuvuga ngo igihe izina ryawe ryashyizwe, ryatuwe aho hantu, ryatuwe mu nzu, ryatuwe ku bicaniro by'abadayimoni, nyine ahantu hakorerwa ibikorwa by'umwuka ariko bya kidayimoni, izina ryawe ryaraharambitswe. Hari uwatuye izina ryawe muri iyo nzu. Hari no kuvuga ngo rero sasa mu isi y'umwuka ubuzima bwawe bwarambitswe ku bicaniro bya Satani. Birasaba rero kugira ngo ufate amasengesho yo gukura ubuzima bwawe kuri ibyo bicaniro. Ayo masengesho rero biba bisaba kwiriza ubusa no gusenga. Kuwa maze gukizwa ufite umwami Yesu mu mutima, wizera umwami Yesu mu mutima we, abasabwa gufata ibihe byo kwiriza ubusa no gusenga, asenya ibyo bicaniro byose by'abadayimoni, asenya ibyo bicaniro byose by'imyuka mibi yo mu miryango, yitandukanya n'ibyo bicaniro, n'icyo gicaniro kimushika, kimuhamagara. Nuvuga ngo igicaniro cy'ubwami bw'umwijima kiba kiguhuza n'imivumo yose iva mu isi y'umwijima. Ukeneye rero kwitandukanya n'ibicaniro by'umuryango w'iwanyu cyangwa se byo mu cyaro cy'iwanyu. Iyo ubona utari mu rugo rwanyu, ahubwo ukabona uri mu cyaro cy'iwanyu, nturi iwanyu, nuvuga ngo mu cyaro cy'iwanyu, ukibona mu cyaro cy'iwanyu, nuvuga ngo hari umuntu, hari umuturanyi w'iwanyu
wubatse ibicaniro bya Satani, yubakira igicaniro umuryango w'iwanyu, awubakira igicaniro cyo kuzajya avuma umuryango wanyu. Noneho rero kwibona rero uri muri icyo cyaro cy'iwanyu birakumenyesha ko muri icyo cyaro, muri ayo makaritsiye, hari umurozi ushika, hari umurozi uguhamagara mu muryango. Hari abantu bicaye akavuga ati umwana wa runaka ari mu mahanga, umwana wa runaka ari i Burayi, umwana wa runaka ari i Kigali. Noneho ba bantu bo muri uwo muryango bakatangira kugirira ishyari wa muryango uvamo. Bono kuba barubatse ibicaniro rero, bya bicaniro byabo bagatangira kubikoreraho imitongero, bagatangira gutongera kuri ibyo bicaniro, bikaguhamagara bikagushika. Utagize icyo ukora uzisanga ubuzima bwawe nta mpinduka zibaho, nta shanjoma zifatika, nta mpinduka ziba mu mibereho yawe. Bisaba rero kugira ngo ugire icyo ukora, kugira ngo urwanire kubaho kwawe, rwanira gutera imbere kwawe, rwanira guhezagirwa n'Imana mu izina rya Yesu. Ubwo rero iyo urota inzu za kera mwigeze kubamo, ukarota uri mu ishuri rya primaire, ukarota ndi kimwe nuko warota uri muri ofisi ya kera, ukazajya wibona uri muri ofisi ya kera wigeze gukoreramo, igihe cyose ukayibonamo, inzozi zawe zikakugarura muri iyo ofisi. Ni ikimenyetso cy'ugwareka ko muri office naho nyine hari umuntu wahashyize igicaniro uhora ugushika kugira ngo yumvise ko wazamuye, yumva ko wateye intambwe, aragukura kujyana hasi. Rero na ubukeneye imbaraga z'amasengesho nizo zonyine zibasha kuburizamo ibyo byose. Ijambo ryavuze ngo aho ubutunzi bwanyu buri niho n'imitima yanyu iba. Nuvuga ngo rero mu mwuka, nukuvuga ngo mu isi bikwereka ko isi y'umwuka irakwereka ko hari ahantu barizwa, hari ahantu umutima wawe uri, hari ahantu ubugingo bwawe bwashyizwe. Wewe imbere hari ahantu baguteretse. Nuvuga mu mwuka hari ahantu bagushyize mu isi y'umwuka, hari ahantu ubugingo bwawe babubitse, hari ahantu umutima wawe bawubitse. Ugomba gusenga uvuga ko uvuye aho hantu mu izina rya Yesu, ukatura n'amagambo akomeye cyane kandi wambaye kwizera, ariko ufite umutima wejejwe utagira ibyaha. Twabonye yuko umuntu wese uterekera ubandwa, uterekera karaguza akabajya mu bapfumu n'ibindi byose, uwo nguwo imivumo ntagayicika. Umuntu wese uri mu byaha ibyo ari byo byose utaracika mu ngeso za kamere, iyo umuvumo murekuriweho uramufata, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye mu Kubara igice cya 23 n'umurongo waho 23, tubona umurozi wari ugiye kuvuma ubwoko bw'Abisiraheli. Aravuga ngo kuko nta gukiranirwa. Reka twasoma ubyumve, wumve ukuntu yavuze uwari ugiye kuroga cyangwa kuroga. Ujye umenya ubwoko bw'amarozi. Hari ubwoko bw'amarozi twita ubw'imitongero, ubwoko bw'amarozi twita ubw'imitongero. Imitongero rero ni uburyo bwo kukwaturaho cyangwa kukwaturaho amagambo mabi. Noneho ya magambo mabi aragenda akitwa iki? Akitwa imitongero. Umva ukuntu uyu nguyu yavuze. Wumve ukuntu iri jambo ry'Imana rivuga. Ku murongo waho wa 23 handitse ngo nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buri mu Bisiraheli. Mu gihe cyategetswe abayakobo n'Abisiraheli bazabwirwa icyo Imana ivuga. Ariko duhereye ku murongo wa 24 bavuga ngo ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye ku Bisiraheli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, n'umwami wabo bayivugiriza impundu. Nuvuga ngo uwari ugiye kurekura imivumo, agiye kurekura imivumo biranga. Impamvu byanze nuko Imana yitegerezaga mu Bisiraheli ikabona ntaki. Icyambere ikabona nta gukiranirwa kuri mu ba Yakobo, ikabona nta n'ubugoryi, n'abantu basobanutse bajijutse bazi Imana yabo. Ibona nta bugoryi babonamo. Irongera iritegereza ibona yuko banayivugiriza impundu, mu yandi magambo buzuye amashimwe mu mitima yabo. None rero kuko buzuye amashimwe mu mitima yabo, irongera irareba ibona yuko nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta buraguzi buhari. Bizera Imana by'ukuri, bayishikamijeho umutima by'ukuri. Yitegereje ibona nta n'ubupfumu buri mu Bisiraheli.
Niyo mpamvu imivumo rero itafashe imitongero iyo umupfumu cyangwa se umurozi yaragiye gutongera, byanze igahinduka umugisha, agatangira kubaturaho iki? Umugisha. Yaterura akanwa ngo yajya gusohora amagambo agasohora umugisha. Ni ukuvuga ngo rero sasa mu mwuka rero umurozi iyo ubona wibona mu byaro by'iwanyu, wibona mu nzu za kera mwahozemo iwanyu, ukibona uri mu ishuri rya primaire wizeho kera kandi umaze imyaka myinshi ushoje universite cyangwa se ushoje kaminuza cyangwa se amashuri warayashoje kera, cyangwa se niba waracikirijemo kabiri utakiga, ukibona muri izo za primaire zo mu byaro by'iwanyu. Ni ibimenyetso bikugaragariza ko hari ibicaniro bigushika, bikuvuma, bikuziritse, biguhambiriye, ari byo kandi biguhambiriye. Intego yabyo ni ukuguheza hasi mu bucakara, ni ukuguheza mu bukene, ni ukurwanya iterambere ryawe, ni ugutuma udatera imbere mu by'umwuka, ni ugutuma udatera imbere mu by'umubiri, ni ugutuma udashikama, ni ugutuma urugo rwawe rudakomera, ni ugutuma niba uri kwiga amashuri yawe ntacyo agomba kukumarira. Biba bikwereka byinshi. Nuvuga ngo niba uri umucuruzi ukibona uri mu cyaro cy'iwanyu, uvuga ngo hari imbaraga zigukura zigusubiza hasi kugira ngo business yawe isubire hasi, nibishoboka wongere ugwe down kabisa, usange igishoro cyashize. Nuvuga ngo hari imbaraga z'ibicaniro byaguhagurukiye by'imivumo, bisaba kugira ngo uhagurukire kubisenya no kwitandukanya nabyo no kwibohora kuri byo. Imana rero iguhe umugisha, Uwiteka akugirire neza. Nkwatuyeho imbaraga z'umwami Yesu Kristo kugira ngo zikubohore, zigutandukanye n'ibyo bicaniro byose bigushika, ibicaniro byo mu miryango y'iwanyu, ibicaniro byo mu giturage cyaho wavukiye bigushika, turabisenya mu izina rya Yesu. Ngutandukanyije nabyo, ngutandukanyije n'imitongero yabyo mu izina rya Yesu Kristo, ngutandukanyije n'abatambyi babyo bahora baguhamagara bagushika mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndagutandukanye n'ibicaniro byo kwa so wanyu no kwa banyogokuru wanyu, ibyo so yubakiye Bayali, ibyo so yubakiye za Nyabingi, ibyo nyogokuru wawe yubakiye ibigirwamana, ibyo biguhamagara, bigukwizirikaho, biguhambira, bigusubiza inyuma, bituma utuzura umwuka wera, bituma udakomera mu gakiza, bituma utagwiza imbaraga mu mwuka. Ibyo bicaniro ndabisenya mu izina rya Yesu, ndabirimbura mu butware nahawe muri Yesu Kristo. Handitswe yuko Uwiteka ashyize ijambo rye ku rurimi rwanjye no mu kanwa kanjye, anshyira hejuru y'abami n'ibihugu, kubika, kurandura, gusenya no kubaka no gutera imbuto. Ndi mu mwuka ndasenya rero ibyo bicaniro byose bigufite, ndasenya ibyo bicaniro byose bifashe intambwe zawe, bifashe ibirenge byawe, ndasenya ibyo bicaniro byatwaye igikundiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo, bigatwara kwemerwa kwawe mu izina rya Yesu. Ndasenya ibyo bicaniro byafashe amahirwe yawe mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndasenya ibyo bicaniro bigusunikira imico mibi, bikagusunikira umwuka w'ubusinzi, ibigusunikira umwuka w'uburaya, ibigusunikira umwuka w'ubuhenebere, ibigusunikira gukorera ibigirwamana, ibigusunikira kuva mu byizerwa. Ndabisenya mu izina rya Yesu, gutandukanyije nabyo. Ndatura ngo marayika w'isumba byose amanuke agukorere kano kanya, agutandukanye n'icyo gicaniro cyose kigufite mu mbaraga z'umwuka wera, mu mbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Bamwe gapfa kazuka, ijambo rivuga yuko nubwo tugenda twambaye umubiri w'umuntu, tutarwana mu buryo bw'abantu, n'intambara yacu atari iy'abantu, n'intwaro zacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira ubushobozi bwo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dufata mpiri ibitekerezwa byose biri mu mutima w'umuntu tukabigomorora Kristo. Ndafata mpiri ibitekerezo byose bikurwanya, nkubise hasi mu mbaraga z'umwuka wera. Ngutandukanyije n'ibicaniro byose byari biguhambiriye mu buryo bw'ubugingo, ibyari biguhambiriye mu buryo bw'ubwenge, ibyari biguhambiriye mu buryo bw'amahitamo, ibyari biguhambiriye mu buryo bwo gufata ibyemezo, ibyari biguhambiriye mu buryo bwo gukora, ibyari biguhambiriye mu buryo bwo kumva, ibyari biguhambiriye mu buryo bwo kubona, ibyari biguhambiriye mu buryo bwo kugenda gutera imbere, byose ndabisenya. Ngutandukanyije nabyo mu izina rya Yesu Kristo. Nkwaturiho kubohoka, ntumye amaraso Yesu Kristo kugira ngo akubohore. Izina rya Yesu Kristo rikubohore, ijambo ry'Uwiteka rikubohore mu izina rya Yesu.
nohereje ijambo ku buzima bwawe rikubohore. Ndagusibaho imitongero yose bakwaturaho mu izina rya Yesu, imitongero y'ibibi, imitongero y'ibyago, imitongero yo kugusubiza inyuma, imitongero yo kukugusha, imitongero yo kukuvana mu gakiza ugasubira inyuma ukaba umupagani. Iyo ngutandukanyije nayo mu izina rya Yesu Kristo, acira kubohorwa n'amaraso Yesu Kristo, acira imbaraga z'Imana zikwihutisha zikakujyana mu by'Imana yakuvuzeho kwa jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ibyo bicaniro byose wari wararambitsweho, ibyaturiweho amazina yawe, ibyarambitsweho amafoto yawe, ibyarambitsweho umwenda wawe, ibyashyizweho ikintu cyose cyavuye ku mubiri wawe katika jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu, ibyo bicaniro bigutandukaje nabyo, ibikwaturaho urupfu, ibikuvugaho urupfu, ibikuvugaho gukena, ibikuvugaho gutabwa no kwangwa, ibikuvugaho imico mibi n'ingeso mbi, ndabisandaza mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Umwami Yesu akubohore, umwami Yesu akubohore, amaraso Yesu Kristo akubohore. Urakoze mukiza n'umucunguzi kwa abantu babohoye. Amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi, ni mu izina ryawe mugapfa kazuka dusabye twizeye, amen, amen, amen. Imana iguha umugisha na kandi kugirire neza. Nawe rero ufata igihe cyo gufata ibihe byo kwisengera utabaza Imana kugira ngo nyine igukure kuri ibyo bicaniro biveho burundu by'iteka ryose, ubiveho burundu by'iteka ryose. Imana amahoro iguha umugisha kandi kugirire neza. Shalom shalom. Ntugende utadukandiye subscribe niba bwari ubwa mbere, cyangwa se sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa. Na hejo ubuntu bw'Imana bubane namwe.